Charles Catering, umwe mu banyabwenge isi yagize, yaravuze ngo ikibazo gisangiwe kimwe cya kabiri cyacyo kiba cyamaze gukemuka. Sinzi niba nawe hari umuntu waba arakubwiye ukuntu akemura ibibazo bimuremereye akoresheje uburyo bworoshye bwo kwandika ku gapapuro ibibazo afite byose nyuma akagaca. Uburyo burakora koko. Nanone abagabo bakomeye nka ba Bruce Lee bagiye bavuga ko uburyo bakemuramo ibibazo ari ukwandika ibikubabaje ku gapapuro, biba bisa nkaho uri kubwira ubwonko ko bugomba kurekura ibyo uri kwandika bukabika ibyo utandika. Ubugerageje nawe bwagufasha. Icyo gihe kitujyana ku ngingo 32 yo mu gitabo Who Will Cry When You Die cyangwa Ninde Uzarezwa no Gupfa Kwawe cya Robin Sharma, ivuga ngo ubwenge si icyo uzi ahubwo ubwenge ni icyo ukoresha ibyo uzi. Hari abantu bazakubwira ko bazi byinshi ariko wasuzuma mu buzima bwabo ugasanga nta kintu na kimwe bigirira cyangwa se nta kintu na kimwe bamariye rubanda. Mbese bakamera nk'abapadiri badusaba kunywa amazi gusa, nyamara bo bakanywera divayi kuri alitari. Uko byagenda kose, akayira gakorwa n'intambwe zihora zisubiramo, nta kayira gakorwa n'intambwe zigenda umujyi umwe gusa. Umunyabwenge suzi byinshi cyangwa umwe ukora ibintu ari uko we yumva ko abishaka, ahubwo umunyabwenge ni ukora ibintu bihuye n'ibyazi kandi bikenewe koko. Icya 33 kiragira kiti abana bawe ujye babonamo umugisha. Mu by'ukuri ntabwo ukwiriye kujya ubona abana bawe nk'ahari garanti kuko hari abatabafite. Abana bawe uzajya utungurwa nuko bazakumara akanya gato. Akenshi usanga dusezeranya abana bacu tuti tuzaza kubareba nitubona konji ku kazi, nituzamurirwa umushahara, ariko iyo ubuzima utabafatiranye naje gusanga nawe ubuzima bugufatirana. Ujya kwisanga ukabona ibyumweru bivuyemo amezi akisunika akabyara imyaka, noneho mu buryo butunguranye ukisanga uwo witaga akana gato yabaye umugabo cyangwa umugore. Robin Sharma mu gitabo cye yaravuze ngo impano waha umwana wawe irenze izindi ni igihe cyawe. Si impano uha abana bawe ubwabo, ahubwo nawe uba uyihaye ubwawe. Abana wita abawe si abawe, ahubwo ni impano ikomeye isanzure ryaguhaye iryo kwitaho. Icya 34 kiragira kiti ishimira inzira ntukishimira igihembo. Mu mahugurwa yagiye aho abanyeshuri be, Robin Sharma yagiye ababaza ati ni iyihe mpamvu igutera kumenya icyerekezo cyawe? Bakamusubiza bati kubera ko kugera ku nzozi zanjye bizanshimisha. Mu by'ukuri icyo ni kimwe cya kabiri cy'ukuri nyako, kuko yego nubwo kugera ku nzozi zawe bizakuzanira ibyishimo, sicyo cyari gikwiye kugushishikaza kuruta uwo uzaba we umaze kugera ku nzozi zawe. Kabone niyo wagera ku ntsinzi ntabwo ari igisobanuro cyo kwishima. Ukwiriye kubona intsinzi nk'inzira igikomeje kukugeza ahandi, aho kwishimagiza bya hato na hato bigasa nka ya ekipe itsinda igitego bikayitera kwirara bikarangira ari itsinzwe. Icyo dusoreza uyu munsi kiragira kiti ibuka ko kwimenya ari byo bibanziriza guhinduka. Muri iyi si hari ibintu bitatu bikomeye kuvumbura. Icya gatatu ni peteroli, icya kabiri ni diyama, icya mbere ni umuntu ubwe cyangwa wowe ubwawe. Kwimenya ukimenyaho amakosa yawe uticiriye urubanza rutabera bigufasha kubana neza n'abandi kandi bikazatuma usiga ibigwi byiza. Sinzi niba waba warigeze wumva ibiganiro nakoze nkitangira, ariko nubyumva uzajya wumva harimo ibitanoze nk'ijwi risarara n'ibindi. Nyuma yo kubyohereza nafataga umwanya uhagije nkabyumva nkaho ndubona bihaye, hanyuma nkareba hari amakosa nkayakosora ubwanjye ntategereje abanyibutsa. Uko nagiye ndushaho kwivumbura cyangwa se kwimenya ubwanjye, niko nagiye nkomeza gukosora amakosa amwe n'amwe kandi nkaba nzahora ngerageza kuyakosora kugeza igihe kidashira. Muri iki gitabo Who Will Cry When You Die cyangwa Ninde Uzarezwa no Gupfa Kwawe cya Robin Sharma, igice cya 7 twabonyemo ibyinshi by'ingirakamaro, ariko iby'ingenzi muri byo nibi bikurikira: gushyira ku rutonde ibibazo wibaza, guhaguruka ugashyira mu bikorwa ibyuzi, kubona abana bawe nk'umugisha, kwishimira inzira aho kwishimira insinzi, ndetse n'icyanyuma cyitwa kumenya ko kwimenya ubwawe ariyo ntangiriro yo guhinduka. Mwakoze kubana nanjye, nitwa Shumbusho Jean Damascene. Naho ubutaha mu zindi nkuru. Wifuza kumenya ibindi bitekerezo biri mu bitabo binyuranye, watwandikira kuri page yacu ya Shumbusho Wisdom cyangwa Nkurage for Charity, ukanakora subscribe kugira ngo bitazagucika. Murakoze.